Hello guys, hello. Uno munsi tugiye kurebera hamwe app nziza cyane, nziza ariko bayita Tunzi. Nuko ifunguka, ndashyiramo password yanjye, nawe washyiramo iyawe. Hanyuma iyi app rero, ibyiza biriho ni ibyiza byinshi 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 cyane. Ibaze ko ushobora gushyiraho intego bakungukira amafaranga menshi menshi, ariko kandi ukaba wayabikuza kuri MTN. Bakorana na MTN Mobile Money, niyo ubu ngubu bari gukorana, ariko n'izindi serivisi ziraje ku bantu batangiye kuyikoresha nka Papa Otamu n'abandi bamenye ibyiza byayo. Iyi Tunzi app ewana ni agatangaza kabisa. Njyewe maze gucreatingamo goals, ariko hari abandi benshi cyane bamaze kumenya ibyiza bananze. Mureba hano, reba aba ngaba bose, aba ni abantu bamenye ibyiza byayo bizigamiye. Reba aha, ubu nawe rero wayikoresha kukungukira ewana. Mwumve yuko atari ibintu. Reka nze nkwereke inyungu batanga, reka nze nyikwereke. Njyewe hano nashyizemo iyi ngiyi, ariko reba 6% niyo bakungukira. Mbwira banki uzi mu Rwanda yunguka aya mafaranga. Hari iyo uzi ubika bakungukira aya mafaranga, kandi ayo mafaranga wayakuramo buri gihe icyo ari cyo cyose. Mbwira se ikimina uzi cyunguka aya mafaranga. Njyewe ntacyo nzi pe. Rero nawe koresha Tunzi my G, koresha Tunzi, ibyiza bikugereho. Sevinga, uvuga ati nshaka gusevingira ishuri ry'umwana, nshaka kubikira umushinga runaka, nshaka kubikira kubaka wenda n'indi mishinga yose iba irimo. Hano wakora imishinga itandukanye. Ubu nakongeraho umushinga cyangwa nkawukuraho. Naza hano nkongeraho umushinga runaka. Hano singiye kuwongeraho kuko nta wundi njyewe nshaka, ariko wowe nubikenera uzambwire mbigufashemo nimba ukeneye ubusobanuro. Kandi ikindi, nimero za Tunzi nazo ndazipininga muri comment, kimwe na linki uri bwinjirireho udownloading iyi app. Nizere yuko amakuru yose uri bukenere uze kunyandikira cyangwa wandikire Tunzi, kuko iyi app ni nziza cyane. Yewe ewana baransobanuriye, ubundi numvaga atari byo, ariko ubu ngubu narabyizeye. Ubu natangiye gusevinga, nta mafaranga yanjye agipfa ubusa. Ubu ngubu nsigaye nyabika muri Tunzi app. Ubu nsigaye nyabika muri Tunzi. Nawe rero ubu ngubu uratumiwe kugira ngo ukoreshe Tunzi, hanyuma uzambwira ati ya app narakubeshye. Ntabwo narakubeshye, iyi app ntabwo ikora, irizewe, yemewe n'amategeko y'u Rwanda. Njyewe nkuzanira ibintu byizewe, pana kwa kundi umuntu azaga gutuburira akakubwira ibintu bitizewe. Ibi bintu biba byizewe n'amategeko y'igihugu, biba byanditse. Ubwo rero muze kureba muri linki muri description, mujye muri description murebe iyi linki y'iyi app, murebe nimero ya Tunzi. Nanjye mwanyandikira, ndaza gushyiraho linki ya group, muzajye mujyamo. Murakoze cyane. Ubwo twizigamire dutera imbere dukoresheje iyi Tunzi app.